So guys, welcome to my channels. Ni Uwiragiye Dani ugarutse, noneho inje kubereka uburyo ki ushobora gufungura akawunti muri Mifotra, uburyo wafunguramo konti muri Mifotra ugatangira ukajaja uradepoza. Rero muri video ndagira ngo tujyane akantu ku kandi, uko wafungura akawunti muri Mifotra ugatangira kuzajya uradepoza. Twagiye, uraza kuri browser ukoresha, njye nkoresha Google. Uhakande, agira tujyana akantu ku kandi guys. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo n'ibindi bike ubashe kubibona ku buryo bworoshye. Hanyuma wandikiye muri browser ukoresha Mifotra. Tubikore cyane twihuse guys, tubikore cyane twihuse. Turengeyo Mifotra, utegereza gato guys, ni ibintu byoroshye cyane, tubikore twihuse. Hanyuma nugera hano ujye ahantu handitse recruitment Mifotra. Tubikore twihuse guys. Niba utarakanda subscribe, kora subscribe kugira ngo n'izindi video maje kuzibona. Harega nubwo menya yuko ibyo ndi gukora bifite akamaro kandi namwe bibafitiye akamaro. Noneho rero ubutaha twabonye uburyo winjira muri Mifotra, igice cya mbere mwarakibonye, icya kabiri mwarakibonye ukuntu wapurayinga. Ubu tugiye kureba uko wafunguza akawunti yawe muri Mifotra. Uraza noneho ukande hano, kora subscribe niba utarakanda subscribe kugira ngo n'ikindi gice ndibuze kubereka gikurikira uze ubashe kukibona. Tugiye kureba uburyo wakiriya akawunti yo kuzaja udepozaho muri Mifotra. Uze hano, aha twarahabonye ukuntu loginga in, hanyuma ukinjira muri Mifotra ukadepoza ukabasha gukora ibizama. Ariko ubu ntacyo tugambirije, icyo tugiye gukora ni ukureba ukuntu wafungura akawunti muri Mifotra ubundi ukazaja uradepoza. Ariko warashizeho ibyangombwa bisabwa, warashizeho nka diplome, warashizeho ibintu bitandukanye. Urabona iyi ngiyi ni imyanya ihari, iyi ni imyanya ihari ushobora kwapurayingaho. Iyi ngiyi ni imyanya ihari ushobora kwapurayingaho ukabona akazi. Ubwo rero tugiye gukereya akawunti. Mu gihe udafite akawunti uraza hano, hano, hanyuma ariho ukirika. Nizere ko hano mwese muri kuhareba, mwabonye. Uhakande utegereze guys. Niba utarakanda subscribe, kora subscribe kugira ngo n'izindi video zibashe kukugeraho. Barakuzaniye ngo email, kabiri password. None kubera ko ari bwo bwa mbere ugiye kuyikereya, urakanda hano handitse ngo aid, enter your aid, ushiremo irangamuntu yawe. Ushiremo irangamuntu yawe, ushiremo irangamuntu yawe ya nyayo, kuko iyo ushizemo irangamuntu ibyawe byose, umwirondoro wawe wose uhita uza nk'uko wakabaye. Ahangaha niho ugomba gushyira irangamuntu yawe. Ubu uri kuyibona guys, ushyira irangamuntu yawe. Iyo rangamuntu yawe nuyishyiramo, amazina arahita aza, aho utuye, amazina yawe byose birahita biza. Noneho hano ha kabiri, hano ha kabiri handitse ngo your email. Niba ufite email nayo urayishyiraho kugira ngo igihe baguhaye ubutumwa bw'igihe runaka uzakora examen, uburyo ushobora kubona
uburyo bworoshye, kuko iyo wadepoje mu karere runaka cyangwa se ahantu runaka bakohereza kuri ya nimero ya telefone cyangwa se ubutumwa bakabwohereza kuri email. Rero aha hantu uba ugomba gushyiramo iyo email, ifite akamaro cyane kuko niho uzabona ubutumwa bukumenyesha yuko wabaye shortlist cyangwa se wabaye attendance, yuko ugomba kuzajya gukora ikizami ku itariki runaka. Hano niho ushyiramo email. Guys, nizere ko mwahabonye. Noneho tuze aha ha kabiri, hano ha gatatu. Hano ushyiramo nimero yawe ya telefone. Nimero yawe ya telefone niyo wafungujeho email, niyo ushyiramo umwirondoro wawe. Guys, ugomba kuba umeze neza ku buryo kwapurayinga kwawe bigomba kukorohera. Niba utarakanda subscribe, ukora subscribe, nzakwereke n'uburyo warisetinga password n'uburyo uyihindura, utange n'igitekerezo iyi video yamutse yakugezeho. Hano niho ushyiramo password yawe. Noneho guys, aha hantu kano kantu nizere ko ukabonye. Ubwo numara kubyuzuzamo niho urakanda next. Kanze turebe nk'urugero, kiremo irangamuntu yanjye, ariko ngiye mfitemo account yanjye nyifitemo, ariko ntabwo nzi ko biri bukunde. Iyo ufitemo account hano, iyo umaze gushyiramo aha ngaho, iyo umaze gushyiramo intuza yawe, irangamuntu yawe, kano kantu k'akabazo kano kavaho, kano kavaho, akavivu bahita bakavivura. Kano bahita bakavivura, bamara kukavivura ukaba identity yawe ije, bagahita baguhereza amazina n'umwirondoro wawe. Nizere ko hano ubibonye. Niba utarakanda subscribe, kora subscribe, ubundi tukomye tujyane akantu ukandi. Aha ho twarahabonye uburyo ufite hano, nuko bisaba kugira ngo ube ufite account hano. Rero hano nkuko twayibonye mu bice byabanje, ujyaho ukahakirika mu gihe ugiye kudepoza cyangwa se ugiye kureba ko password yawe itaraba expire. Ko yaba expire ntabwo ikora, barakubwira ngo reset your password. Ubwo rero tugiye kuza dukirike hano handitse ngo login hano. Tuhakande. Twangiye. Noneho ahangaha niho twabonye uze hano. Hano niho uraza ushire email yawe. Hano wandikemo ya email yawe warangije gukereya. Hahandi uraza uhita ubyuzuzamo neza, urebe kiri gukora. Wandikemo uti nje aya ngaya niyo nkoresha. Hano hepfo twarabibonye uko uhita ushyira password hano. Washaka kureba iyo ariyo ugakanda hano. Ubwo ndaza nandikemo password. Password uyandikemo neza cyane, uyandikemo fresh. Hanyuma ukande hano handitse login, uhemeze. Utegereza akanya gatoya. Numara gutegereza akanya gatoya, barahita bakwinjizamo byihuse. Urabona yuko banjyanye kuri Mifotra, tukaba twahageze.
guys niba utarakanda subscribe ukora subscribe kugira ngo n'ibindi bice kubibona bijye bikorohera. Kora subscribe, iyo ukoze subscribe iyo nkoze ikiganiro nk'iki nkiwakoreye notification niweho igeraho mbere, byakuvana hamwe bikakugeza n'ahandi. Twabonye uburyo wa applying, twarabibonye iyo yose ni imyanya ibihari ugomba kuba wadepoza washyiraho. Iyo yose ni imyanya guys, ibi byose ni imyanya urayibona. Twabonye uburyo udepoza, tubona uburyo bashyiraho gushyiraho document, ibyo mutari mwabona nabyo ni mu minsi abantu nzayabakorera. Tubona uburyo winjizamo email, tubona uburyo winjira muri ifoto. Reka turebe ko turabona n'undi mwanya ko tuba twadepoza. Reka tudepoze dushyire hano. Nakubwiye ko uhita uza ugakanda hano handitse apply hano ukahemeza. Iyo ufiteho dokima yawe birakorohera kubera ko bahita bakubwira gutya ubyitegereze neza uko bakubwira uki. Iyo ufite dokima zawe zemeye kuba wadepoza ku mwanya. Ngiye kudepoza nonaha executive secretary niho ngiye kudepoza. Ubwo iyo ufiteho dokima zawe ni uko bakubwira, twarabibonye. Aha ni ahandi hantu ngiye kudepoza. Ubwo rero uraza iyo umaze kubona yuko you are qualified, uraza ugakanda hano handitse ngo apply now. Twarabibonye. Niho uza ugakanda ukahemeza, hanyuma bagahita bakubwira uku ngo apply. Hanyuma iyo ugeze hano ikintu uhita ukora ukanda hano handitse ngo apply now, ukaba ariho ukirika ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda rero kanze turebe niba utarakora subscribe, kanda subscribe. Urabona ko wampaye application submitted successfully. Mwabibonye. So guys niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo n'ibindi bice ndibuze gukora bibashe kugeraho ku buryo bworoshye. Yose aba ari imyanya. Dore ko bambwiye ariko ibi byose mwabibonye. Ubwo kora subscribe kugira ngo n'ikindi gice ngiye gukora gihite kikugeraho ako kanya byihuse. Bikore nonaha, ntugende udakoze subscribe kubera ko nibwo menya yuko ibihangano byanjye muri kubikora. Duhure mu kindi gice gikurikira guys, duhure mu kindi gice.